Iki gihe rero nikigera, iki gihe nikigera ndetse kuri bamwe icyo gihe cyaranageze bakirimo, hari igihe muzasobanukirwa ikintu bita kugenda wenyine cyangwa se ubuzima bwa wenyine. Reka nkishushanye nk'indi isi umuntu aba arimo wenyine. Isi umuntu aba arimo wenyine, icyo gihe nk'iyo ari mu rugendo, ni urugendo aba agenda wenyine, aba afite imyumvire ya wenyine, ni ukuvuga ngo aba yikoreye umutwaro uvuna, niwe wenyine uba urimo kuvuna kuko ni nawe uba unawumva. Ndetse n'iyo agenda ashobora kuba agenda ari kumwe n'abandi ariko muri we akaba agenda wenyine. Ibi ngibi nibyo navuga wenda ubuzima bw'umuhamagaro cyangwa se icyo duhamagarirwa, cyangwa se wenda inshingano zatuzanye muri ubu buzima. Rero bahungu banjye, uru ni urugendo ruvunana, ahantu bivunaniye. Kuba uri wenyine ntabwo bivuze ngo ntabwo uri kumwe n'abandi. Ushobora kuba uri no mu kivunge cy'abantu ariko ukaba uri wenyine. Uzi kuba uri kumwe n'abantu udashobora kuvuga ngo hagire umuntu wakumva ibitekerezo byawe. Ushobora kuvukana n'abantu hakabura uwakumva. Ubundi mu bantu bavukana hagombye kuba harimo n'inshuti. Mu bantu muvukana hagombye kuba ufitemo n'inshuti. Ariko iyo uri wenyine ubura n'inshuti mu bo muvukana, hakabura uwakumva, hakabura uwo mwajya inama. Icyakora ukisanga wenda abantu bo mu yindi miryango aribo mushobora kuba mwahura, hakabonekamo byibura umuntu wakumva. Rero kuba wenyine ntabwo bivuze ko utari mu bandi bantu. Oya, ushobora kuba uri mu bandi bantu rwose, ariko ukaba ubayeho ubuzima bwa wenyine. Iyi si rero ya wenyine, iyo uri umunyantege nkeya ukayisangamo irangiza cyane, ariko abanyembaraga ubundi niho bakura ubushobozi, niho bakura imbaraga, bakagira imitekerereze ikomeye, bakagira amarangamutima akomeye, bakagira ibitekerezo byagutse. Niho abanyempano, niho bakomoka mu rugendo rwa wenyine. Abahanzi, abantu bahanga, akenshi usanga ari abantu bakunda kuba bari bonyine kuko ibitekerezo byabo nyine biba biri mu yindi si. Rero kugendana cyangwa se kubana n'abo mudahuje intumbero, imyumvire, imikorere, ubundi nabyo ni ukuba wenyine. Hari ukugendana n'abantu mudahuje imyumvire, mudahuje intumbero, mugakorana n'abantu mudakora bimwe cyangwa se mudashobora kuba mwahuza ibitekerezo ngo mujye inama. Hari n'ibindi byinshi. Ibyo nabyo ubundi ni ukuba uri wenyine. Iki gihe rero nta muntu uba ukumva, nta muntu uba wumva ibyawe, nta muntu witaye ku byawe. Baba bakuryanira inzara, uyu ni umusazi, uyu yigize umufilozofe, uyu ntakitwumva, dore yigize intakoreka. Nta muntu n'umwe uba ukumva, kubera yuko nyine iyo si ibiri yawe. Mbega kuba wenyine ni uko isi ikuzengurutse ntawe ukumva uba urimo, ntawe ugutega amatwi uba urimo. Rero ahangaha iyo mpageze, akenshi umuntu ikintu aba yumva ashaka, aba yumva ngo écoute moi, nyumva, listen to me, nyumva, ntega amatwi. Uba ukeneye umuntu wagutega amatwi. Iyo abaye umwe wenyine gusa, aguha imbaraga ushobora kugenderaho nk'umwaka wose, cyangwa se zishobora gutuma ukora ibintu biremereye. Gushyigikira ubonye umuntu ukumva. Noneho rero ahangaha kugira ngo wumve uburyo urugendo rwo kugenda wenyine ruba ari urugendo ruremereye, bahungu banjye, kuko impamvu ndimo kuvuga ibi ngibi, igihe muzaba mugiye kurambagiza, buriya n'urugendo rwa wenyine uzaba utangiye, kubera yuko ni ijisho ryawe rizagushimira, ni amarangamutima yawe, ni ubwonko bwawe, nta wundi muntu uzaguhitiramo, kubera yuko ibyo uzagushaka ni wowe uzaba ubizi. Ni wowe uzaba ubizi, kandi uwo uzahitamo niwe muzagendana. Rero ahantu bitandukaniye cyangwa se ahantu bitangarije, ni uko ushobora kuzamubona ariko n'ubundi ugakomeza ukagenda wenyine.
Ibyo rero ndimo ndabaha amakuru ibibera muri iyi si, ibibera muri ubu buzima, natwe hari ayo tugenda dukura ku bandi, nyine turayahana kugira ngo dutegure umuryango uzaza mu gihe kiri imbere. Umuryango uzaza dutegure abayobozi, dutegure abapapa, dutegure ba mama, dutegure abarimu, dutegure abasirikare, dutegure abaganga, dutegure inzego zose z'ubuyobozi z'ubuzima, tugira abantu dutegura, kuko igihe kiza cyo kubategura ni iki ngiki. Rero nagira ngo mbahe amakuru, ni makeya ariko andi muzagenda namwe muyashaka, ndabaha aho mwahera, namwe muzagenda muyashaka, kubera yuko hari igihe nzaba ntahari, mutambona, mutanyumva ngo byibura nzaba handi nzaba ngezeho, ariko icyo gihe namwe iyo misozi muzamukandagiyeho muzaba mufite ubushobozi bwo kwakira amakuru iyo misozi irimo kubaha. Noneho rero hari igihe gishobora kugera, wenda tuvuge ukagwa nko mu maboko atarayawe, ukaba uri mu maboko atarayawe, hahandi ushobora no kuba wahasiga ubuzima. Wenda ayo maboko nyirayo akakubwira ati se gira umuntu umwe byibura uhamagara, ndakureka wigendere. Ugasanga umuntu wahamagara ari uwo nguwo ugufite, nta wundi muntu wahamagara, kandi ufite abantu benshi, ufite abantu bakwita inshuti, bakwita umuvandimwe, bakwita, ariko wajya kureba umuntu waguhamagara umutabaza kugira ngo byibura ukire urenge aho, ugasanga ahubwo wahamagara uwo nguwo ugufiteho ububasha muri uwo mwanya, ukumva niwe wahamagara, aramutse atakugiriye imbabazi ubuzima bwawe wenda bukaba bwarangira. Rero iyi ni nagira ngo mbahe isi ya wenyine, isi yo kuba wenyine ukuntu biba bimeze. Kandi muri ubu buzima bahungu banjye, mbamenera ibanga, abantu benshi ni uko nguko bameze cyane iyo bakennye, iyo batize, bisanga ari abantu basa nkaho bahawe akato, n'ijwi ryabo ntabwo ryumvikana, ubwenge bwabo n'ubuhanga bwabo ntabwo bugaragara. Ibyo rero bigatuma nyine abantu bisanga bari bonyine, ariko n'umuhamagaro, si ibyo byonyine bishobora kuba byatuma ubaho ubuzima bwa wenyine, ariko n'umuhamagaro cyangwa se inshingano yakuzanye mu isi ubwabyo yagucisha mu nzira ya wenyine, Rero ubwo nibwo busobanuro nakubwira bwo kuba wenyine, kuba wakisanga uri mu bantu, ufite imiryango, ariko wagira nko mu kibazo cyatwara n'ubuzima bwawe, wahabwa amahirwe yo kugira umuntu uhamagara kugira ngo utabarwe cyangwa se uri ugende, ugasanga uwo nguwo ugufite niwe wenyine ahubwo wabasha kukugirira imbabazi. Ngira ngo urabyumva ishusho noneho isi yo kuba wenyine. Rero biranashoboka ko, kandi birashoboka cyane ko wazashyingiranwa n'umuntu, wazashyingiranwa n'umugore cyangwa se ugashyingiranwa n'umugabo. Gusa reka mvuge umugore kubera yuko bahungu banjye ni mwebwe ndimo kubwira, ushobora kuzashyingiranwa n'umugore, mwebwe muzaba muri abagabo, ariko n'ubundi mu rugo rwanyu mukazasanga ari wowe ibijyanye n'urushako rwawe, ugasanga n'ubundi ni wowe urwubatse wenyine. Ibyo bintu bijya bibaho, bizaturuka ku kirero, bizaturuka ku buryo mwahuye n'abo bantu, bizaturuka muri kwa kurambagiza navugaga. Nurambagiza nabi cyangwa se ukaba utanarambagije, ukagenda nta bwenge washyizemo, nta n'amakenga washyizemo, nababwiye yuko wowe niwe ubwira umukobwa ko wamukunze, noneho we ibyo umukorera bikaba ari byo bimugeza ahantu bimukwemeza, akavuga ati uyu nguyu ntacyo. Kandi ikintu gitangaje, buriya ashobora no kureba uburyo wamwitwayeho mukabana atanagukunda, ahubwo hari izindi nyungu yishakira. Rero aho ngaho niho hahandi wisanga nyine wowe washakaga kubaka, wamuzanye ushaka kubaka, ariko wenda yaje ari muri business yigiriyemo. Urumva rero muri urwo rushako rwawe, niba yaraje yigiriye muri business, wowe uzaba uri wenyine mu rushako, nawe azaba ari wenyine muri business. Nta hantu muzagerana. Rero igihe kizagera ku bana benanirane, mutandukane. Kandi gutandukana burya uko byagenda kose birababaza. Hari ikintu nababwira ahangaha rero,
mujye mubaririza inzira za kera, mubaririze inzira nziza aho iri aba ari munyuramo. Bibiliya iravuga muri Yeremiya, mu gitabo cya Yeremiya ndumva ni igice cya 31 niba ntibeshye, baravuga ngo nimubaririze inzira za kera, inzira nziza aho ziri mube arizo munyuramo, noneho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kubariza inzira za kera rero, ayo makuru y'urugo ni nk'aya ngaya ndimo kubaha. Ibi ni ibintu twanyuzemo, ni ibintu tumazemo iminsi, turabaha amakuru kugira ngo muzabone uko namwe mwakifata uko byagenda, kandi mujye munabibona ukuntu bigenda. Namwe hari amakuru, hari ibyo mutangiye, abakuru mutangiye kubyinjiramo, hari ukuntu mubibona. Rero mubarize inzira za kera, mubaze abakuru, bigenda gute, umuntu arambagiza ate, arambagiza iki, arambagiza he, areba iki, umugore akunda iki, umugore yanga iki, ni gute umugore atunga umugabo, ni gute umugabo atunga umugore, ni gute iyo umuntu abaye papa arera abana, ni gute umuntu abana n'umugore utwite, ni gute mu rugo umugabo ahaha, ni gute umugabo yitwara, iyo havutse ibibazo umugabo abikemura gute, ni gute. Mubarize inzira za kera, kandi muzibaze abakuru, muzibaze abubatse, kuko nibo bafite amakuru yizewe. Rero aya makuru yo ni menshi, abakuru bazababwira amakuru, kandi ubwo umunyabwenge niwe ubaza amakuru, cyane ko abaze n'icyo yayamaza. Nimwabaza amakuru yo azaba ari menshi, amakuru y'inzira azaba ari menshi, ariko ibirenge byanyu nibyo bizanyura muri izo nzira. Nshatse kuvuga iki bahungu banjye? Nshatse kuvuga ko ayo makuru twebwe tuzaguha, cyangwa se tuguha ayo uzabona, umenye yuko ni wowe uzabishyira mu bikorwa, uzabishyira mu bikorwa mu buryo bwawe. Ni ukuvuga ngo nuhabwa amakuru yo kurambagiza n'icyo umuntu arambagiza, ni wowe uzajya kubikora mu buryo bwawe, bitewe n'uwo ushaka, bijyanye n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe, bijyanye n'ibyo ukunda, bijyanye n'uburyo wifuza kubaho. Uzabikora mu buryo bwawe. Ibi rero ndabivuga bahungu banjye, ibi ngibi ndabivuga ndi kubibabwira, ndi kubaha amakuru, ntago ari yose, ni dukeya ndimo kubaha, ariko ni mwebwe muzabigiramo uruhare, ni mwebwe muzabyikorera, muzabikora mu buryo bwanyu. Mubikoze mu buryo bwanjye, cyangwa se mukabikora mu buryo bw'undi wabahaye amakuru, birashoboka yuko bitazabakorera, ariko nimwabikora mu buryo bwanyu, kubera yuko muzi icyo mushaka, ubuzima buzagenda neza. Kubera iki rero nababwiye iby'urugendo rwa wenyine? Natangiye mbabwira ko bamwe ari ingimbi. Mu gice cya mbere tutarafite ikiruhuko, natangiye mbabwira ko bamwe ari ingimbi, ndetse abandi nyine ari abasore. Ubwo navugaga ngo igihe kizagera, ndetse kuri bamwe cyaranasohoye. Ubwo nzaba mutakimbona, ubwo muzaba mutakinyumva, ubwo icyo ndimo kuvugiramo ahangaha ni ijwi ry'umubyeyi. Umubyeyi nta gihe atavuga. Hari abatagifite ababyeyi uyu munsi, n'ejo harazaba batagifite ababyeyi. Hari igihe uzagera ahangaha ukeneye umuntu wakurera, umuntu wagutwikira, umuntu waguha inzira. Rero niba ufite umubyeyi, nagira ngo nkubwire ngo umwegere, utangire umubaze amakuru y'ingenzi, sibyo? Ngewe rero mbaye mbikoze kuko ntazi igihe nzasoreza urugendo rwanjye. Ibyo mfite ni ibingibi nonaha, ibyo mfite kuguha ni ibingibi nonaha, sibyo? Ntabwo nzi ahantu uri, ntabwo nkuzi, ntabwo tuziranye, keretse abana banjye nyirizi nabo turaziranye. Ibyo ntarababwira nabo ushobora gusanga bazabisanga muri iyi video, ariko igihe kizagera. Rero impamvu ndimo kubabwira iyi nzira ya wenyine, ahantu nta muntu ukumva, ahantu sosiyete ikuzengurutse abagombaga kukugira inama, aribo usanga batanakumva, aribo badashaka no kukumva, aribo baguciraho iteka, nuko hari igihe kizagera mukabyara abana, cyangwa se bamwe muri mwe dore mwamaze no kubyara. Abagore muzaba mwabyaranye nabo, cyangwa se abakobwa muzabyarana nabo,
muzabane nabo, muzabacyure, mubagire abagore banyu, kugira ngo uburere bw'abana banyu bubashe kwitabwaho kandi ntihazagire amaraso yanyu ahera mu ishyanga. Abana muzabyara muzabacyure, mubarere mu gituza cyanyu nk'abagabo, nk'ababyeyi bagira iwabo. Muzarinde abana banyu kubaho badafite iwabo. Abo bakobwa muzaba mwabyaranye, abo bagore muzaba mwabyaranye mu buryo, kuko bijya bibaho muri rya rambagiza ryanyu, hari igihe mwisanga nyine byabaye, ntabwo nabaciraho iteka, ariko hari n'igihe biba mutararambagiza bitewe n'amakuru make muba mufite y'uburyo imibiri yanyu igenda ihindagurika, uburyo nk'ingimbi n'abangavu, imibiri yabo igenda ihindagurika. Umukobwa akisanga ashaka kuba aho abahungu bari, umuhungu akisanga ashaka kuba aho abakobwa bari. Niho rwa rukundo ruza nyine, niho mukisanga mwabyaye. Ibyo ntabwo navuga ngo ni iteka riba ryaciwe cyangwa se n'inka yacitse amabere. Ibyo ni ubuzima bw'umuntu, kuko abantu benshi hari abo bibaho, abandi bakaharenga, nuko bigenda. Rero iyo wisanze ahangaha, nagira ngo nkubwire ngo uwo mwana uzamucyure, kandi nibitanashoboka yuko ba mama babo, abo mwabyaranye mubana, ntabwo kubyarana bivuga kubana. Birashoboka yuko umuntu mwabyarana ariko ntimubane, kubera yuko ubuzima si ubwacu, nta nubwo tunabihitamo, usibye ko hari igihe twisanga nyine ibyo ngibyo byatubayeho. Rero ntimugahishe igihe muzaba mwabyaye muri rya rambagiza ryanyu, ntimugahishe abo bana mwabyaye muvuge ngo muzabagaragaza nyuma, kuko iyo mushatse kubagaragaza nyuma bizana amakimbirane, kuko hari abantu badakunda abana muri rusange batibyariye. Ariho bandi bavuga ngo bamukase b'abantu ni babi, ahubwo nuvuga ngo iyo ubizanye ukabimuturaho nyine biramugora. Wagombye kubimubwira mbere muri kwa kurambagiza kwanyu, muri ya nzira ya wenyine nta muntu ukumva, we ashobora kukumva akavuga ati rero uwo mwana waramubyaye, ukamusobanurira inzira byose n'ibyo utekereza byose, akabyemera, akavuga ati nzajya mu rugo nzi ko harimo umwana, cyangwa se nzi ko harimo abana, agenda azi neza yuko abo bana agiye kubarera. Iyo bivuze nyuma bikunda kuzana amakimbirane. Rero kuba papa ukiri ingimbi cyangwa se ukiri mu kirambi cya so, ubwabyo biravuna, biraremera. Nzi ukuntu bimera kuba cyangwa se kubyara ukiri ingimbi, ukiri mu kirambi cya so, nzi ukuntu bimera. Uraremererwa, uratukwa, hari amahirwe utabona, ariko nanone biragukuza bikanagukomeretsa. Nzi ukuntu bimera, biragukuza bikagukomeretsa, uraremererwa, uratukwa, urangwa, hari amahirwe wamburwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nzi rero ukuntu bimera, bahungu banjye, ibyo mbabwira ntibyababaho, gusa muzabe abagabo, ntimuzatererane abana banyu. Icyo gihe rero impamvu biremera, ntabwo uba uri umugabo, ntabwo uba uri umusore, nawe ntabwo uba uzi icyo uri cyo, ntuzi, nta kintu ubuzi, ntuba uri umugabo, ntuba uri umusore. Mbega bisiga icyuho muri wowe, kandi bigira ingaruka zikomeye kuri uwo mwana wabyaye cyangwa se kuri abo bana wabyaye, harimo no kuba bagira abavandimwe 50%. Uwo mwana hari igihe abazabaho yifuza kugira umuvandimwe murumuna we cyangwa se mushiki we, ariko ugasanga ari 50%. Afite papa aha, akagira na mama aha ngaha. Urumva? Noneho rero iyo ari mu bandi bana bafite abavandimwe 100%, we biramujena, kuko aho hantu kuhafitinga, aho hantu kuhuzura biravuna. Akenshi rero urumva ni rwa rugendo rwa wenyine, nahita akurira mu rugendo rwa wenyine rwo kumva iyo ahuye n'undi mwana cyangwa se n'undi muntu bavutse mu buryo bumwe, ufite ababyeyi 50% n'abavandimwe 100%, afite ababyeyi 100% akagira abavandimwe 50%, aho niho honyine ashobora kuba yakisanga. Rero bahungu banjye, nimwe igisubizo cy'imiryango yanyu, muzahe kandi muzakorere abagore banyu
ibyo mwifuza ko bazabakorera, kuko icyo ubibye ubundi ni nacyo usarura. Bahungu banjye, ni mwebwe igisubizo cy'imiryango yanyu, muzahe kandi muzakorere abagore banyu ibyo mwifuza ko nabo babakorera, kuko ibyo mwifuza cyangwa se ibyo ubibye ubundi nibyo usarura. Ntabwo watera ibijumba ngo uzasarure amateke, ntabwo bikunda. Nta nubwo watera amadegede ngo uzasarure watermelon, ntabwo bikunda. Icyo wabibye ubundi nicyo usarura. Nubiba amahoro mu mugore wawe, uzasarura amahoro mu mugore wawe. Nuzana amahoro mu rugo rwawe, icyo uzazana mu rugo rwawe ubundi nawe nicyo bazagusubiza. Rero kurambagiza niyo nkingi ya mwikorezi y'umuryango mwiza. Kurambagiza, gufata igihe cyo kurambagiza nzanabigarukaho by'umwihariko, mbikore nk'isomo, ariko iri ryari ijwi nabahaga imbuzi, navugaga mbaburira nk'umubyeyi bahungu banjye, mbaha amakuru mushobora kuba mwagenderaho n'ibyo mushobora kuba mwakirinda mu buzima bwanyu kugira ngo ubuzima bwanyu buzababere bwiza. Ariko kurambagiza, gufata igihe cyo kurambagiza ni inkingi ya mwikorezi y'umuryango mwiza. Ibindi byubakira ku bupfura, ubwenge, ibiganiro, ubumwe, ubworoherane, ubwumvikane, ubwuzuzanye n'ubwubahane bwanyu. Ibindi byose iyo warambagije neza, ugafasha igihe cyo kurambagiza, ukabona ujyanye n'ibitekerezo byawe cyangwa se aho n'intego z'ubuzima bwawe, wa wundi utiraririyeho, wa wundi wakubonye, wigaragarije ukuri akakwemera, nawe wa wundi wakwigaragaje ukwari akakwemera, wa wundi wagiye mu miryango y'iwabo ikakwemera, wa wundi wazanye mu muryango w'iwanyu ukamwemera, bagasaba, bagakwa, cyangwa se imiryango ikabaha umugisha. Ibindi byose byubakira ku bupfura, ubworoherane, amakenga, ubwenge, ubwubahane, ubwuzuzanye byanyu biri hagati muri mwebwe. Ibindi byose naho ngaho byuzurira. Rero nasoza ahangaha mbabwira ngo ubugwari ntibukarangwe muri mwebwe, kandi ntihakagire umuntu wanyu usigara inyuma amanjiriwe. Ubugwari mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo ni nko kwa kundi wabyara umwana ukamwanga, ni kwa kundi nyine uba irresponsible, utabasha gufata inshingano, ni kwa kundi ujya kubaka urugo utarambagije, utagishije inama, utabajije abakuru, utabajije inzira za kera ngo bariho unyura, utabashe gusobanukirwa inzira ya wenyine uko ushobora kuba wayigenda. Ikindi utarumviye abakuru, cyangwa se utarafashe igihe cyo kumenya ko ibyo ushaka kugeraho byose byubakira, cyangwa se ikibiguhesha ikiguzi cyabyo ari ubupfura, ubwenge n'amakenga, kandi no kwiyoroshya. Kwiyoroshya no kuvuga ngo no guha agaciro abandi. Rero ibyo byose kugira ngo muzabashe kubigeraho, muzamenye ko mugomba no kubiba mu bandi. Ntabwo muriho mwenyine, nta nubwo muriho muri bimanuka. Igihe cy'ibimanuka cyarabaye, ariko uko mumeze kose muri abantu bakeneye abandi, turi abantu bakeneye abandi. Niyo mpamvu tugomba kubabibamo kugira ngo ibyo twabibye natwe bitugarukire, noneho bitume tugira umuryango uhuje, utuje kandi wishimye. Tugire sosiyete zirimo ubumwe, zirimo amahoro, ndetse ibihugu dutuyemo, ibihugu tuzaturamo bizabe ibihugu byiza, tubamo dufite amahoro, nta ntambara, nta nzangano mu miryango, nta makimbirane, abavandimwe bagahura bagahana agaciro ko ari abavandimwe. Mbega abasangiye igihugu bakamenya ko ari abene igihugu. Tukashimira kugira ubuyobozi bwiza bukomoka mu miryango yacu, kandi tukabubaha, tukabumvira mu nzego zose, maze tukaryoherwa n'ibihugu byacu. Igihe rero ni iki ngiki. Niba wumva hari ibintu bishobora kuba byaje mu bwonko bwawe ari bishya, nta kindi gihe. Igihe ni nonaha, now and here. Igihe ni nonaha, maintenant et ici, ahangaha, nonaha. Nta kindi gihe cyiza cyo kubikora kibaho. Igihe cyiza ni nonaha, kubera yuko tutazi igihe tuzasoreza urugendo.
ubu ngubu icyo nzi ni uko nkoze iyi video, ariko ibiza gukurikira njyewe ntago mbizi. Iri ni ijwi rero ry'umubyeyi, bahungu banjye, nabagiraga inama, nabahaga amakuru, ibisigaye ni mwebwe mugomba kubishyira mu bikorwa mu buryo bwanyu, kuko ari mwebwe muzi aho murimo kujya. Kandi icyo mbifuriza ni uko mwagira imiryango ihuje, imiryango ituje kandi imiryango irimo ibyishimo. Ikindi mukagira imibereho myiza mu buzima bwose, ari mwebwe ndetse n'abazabakomokaho, imiryango ikazakomeza kubaho iguwe neza, kubera yuko imbuto tubiba n'ubundi niyo ibizongera ikatwerera imbuto mu gihe kizaza. Rero urugero rwiza tugomba kurwigisha abandi, tugomba kurufata tukarwigisha n'abandi, kugira ngo tubashe kubaho muri iyi si dukorerana, buri muntu wese misiyo ye yamuzanye, noneho uyirangije mbere tukamuherekeza, tugasigara natwe dutegereje igihe cyacu, igihe kizagerera, noneho tukagenda, kuko uko byagenda kose hari aho twavuye, tuzi aho turi n'ibyo turwana nabyo, ariko igihe tuzasubirayo ntago tukizi, nuko tuzagenda ntago tubizi. Gusa tugomba guhora twiteguye kugira ngo byibura niyo twagenda tugakora ibishoboka byose, tugakora tugifite uburyo, kugira ngo tuzagende byibura misiyo zatuzanye tuzirangije. Ikibazo cyaba gihari ni uko mwebwe mwaba mutiyize, mutazi na misiyo zanyu, cyangwa se mutazi icyo mubereyeho. Niyo mpamvu abantu benshi bapfa kubyara cyangwa se bagapfa kubaka imiryango, kubera yuko ngo babonye urungano rwabo rwubatse, cyangwa se bakabatira ngo umubyare, ukabyara utazi icyo ubyarira. Ubundi wagombye kubyara umwana uzi impamvu mubyaye, uzi neza ko ari wowe wenda uzagusimbura ku nshingano, ukanamutegura. Ariko twabyisanzemo nyine. Niyo mpamvu hano kuri Mizipa Oreli TV mbakangurira gutekereza, kugira ngo byibura umucyo mushyashya uvira imitekerereze yanyu, mumenye impamvu muriho, mumenye aho muva, mumenye aho mujya, noneho mumenye naho mwerekeza abana banyu. Rero Imana nizabibashoboza, nababwira ngo ibaho umugisha wo kubyumva, ibaho umugisha wo kubimenya no kubisobanukirwa, ibaho umugisha wo kubibamo, kandi ibaho umugisha mu mpande zanyu zose. Mugire ubuzima bwiza, kandi rwose mubeho muri umwe, mwishimye kandi mufite amahoro, kuko tutafite Imana, iyo nyiri ububasha, iyo nyiri ubushobozi, iyo ubuzima bwacu bukomokaho, iyo n'ibingibi turimo gukora bikomokaho, ubuzima bwacu hano ku isi ntabwo bwashoboka. Umugambi wayo rero ntabwo yubaka ubuzima bw'umuntu, nakubwira ngo yifatanyeho, yisunge, ubuzima bwawe buzaba amahoro gusa. Imana rero ibahe umugisha.